Nta gitangaza kirimo kuba twese dukurikiye iki kiganiro cy'uyu munsi, nta gitangaza kirimo twese ko dukeneye amafaranga, dushaka amafaranga. Nanjye ubaganirira hano niyo nshaka. Twese tuba turi guhiga, ariko se iyo tuyafasheho ninde uba witeguye kuyagumana? Ubundi iyo ufashe ku mafaranga bigenda gute? Kubera iki utayatindana? Abenshi muri twe mu mezi make ashize cyangwa se mu minsi twakoze ku mafaranga, ariko se yagiye he? Kuki buri gihe amafaranga dusangana ibibazo tukiyafataho ibibazo bigahita byikuba inshuro ibihumbi? Uyu munsi reka twige ibintu abakire batifuza ko tumenya, kuko twese twashiduka twahindutse abakire nkabo. Tugiye kwiga. Uri kuri Telemontagne Rwanda, niko twitwa. Hano hakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Ubundi twizera ko ibi byose tubikenera kugira ngo tubeho muri iyi si tubayeho neza, tukayibamo tuyibayemo neza kandi tujyana n'ibihe bigezweho. Niyo mpamvu tubagezaho ibyo byose. Uri ahantu hanyaho rero. Mu gice twahariye inama z'ubuzima, uyu munsi turavuga ku buryo bwo gucunga amafaranga, amasomo akomeye agiye kutugira abakire niyo twadukorera bike cyangwa se ubusa. Hafi ya ntabyo. Ni amasomo 12. Kurya cyangwa se gukoresha, wumve, gukoresha amafaranga yawe ugamije kwereka abandi ko ukaze, ko utunze menshi, nibwo buryo bwihuse bubaho ku isi bwo gutakaza amafaranga ukagana inzira y'ubukene. Rebera nk'iki kigabo wani, niki cyatuma ugenda utagaguza amafaranga bene aka kageni? Ni isomo rya mbere. Wabikoraga ntuzongere. Niba utumvise neza, subiza inyuma gato, gusa tujyane. Gabanya kurya inyama kuko wifuza ko umuturanyi wawe yumva ko wayikaranze, ngo akunde amenye ko wahembwe muri iyo minsi. Aho ni urugero, kuko mukunda kwemeza. Kuki mukunda kwemeza? Kuki mukunda kwemeza igihe mwatwemereje ubundi byatanze iki? Subiza icyo kibazo hasi kuri iyi video mu gice cya comment. Udusangize igitekerezo. Nuko twinjiye mu kiganiro. Bahaye ikaze, nitwa Samuel Mugisha. Ngo burya kubona amafaranga cyangwa se kuyakorera ni ikintu kimwe, nyamara kuyacunga nacyo ni ikindi, kuyagumana. Ni byiza kuba mwiza kandi ntiwigaragaze. Nta muntu wagashishikajwe n'ibyo utunze cyangwa winjiza cyane kurusha wowe. Ngo burya abantu benshi bibesha ko bakeneye imodoka y'akataraboneka, isaha ihenze ku kuboko bakayambara ngo kugira bagaragaze itandukaniro muri rubanda mu bandi. Nyamara ahubwo twese dukeneye kwemerwa, icyubahiro, kubahwa, kandi abantu bakatwemera bya nyabyo, atari uko badutinya gusa. Ibi kubigeraho ngo bizagusaba gukora ibintu byawe mu ibanga bucece. Turi kuvuga ku mafaranga. Amafaranga akora ute? Kuki iyo wahembwe bose babimenya? Andi uzakoraho uzayarinda iki gute? Ibyo turi kuvugaho uyu munsi. Ngo kwizigamira ubundi nicyo kintu kibura ngo ibyo winjiza bigira umumaro, bigira agaciro, usohoke mu bibazo bikuziritse. Urumva aka kantu? Kwizigamira nicyo kibura, ngo kwizigamira nicyo kibura, nicyo kiraro ngo ube wamukire urota nijoro, mu ijoro usinziriye ugashidukira hejuru n'ubwoba bwinshi. Umuhanga wo gukoresha amafaranga ayakoresha agenzura cyangwa se akamufasha kugenzura igihe neza. Abenshi muri mwe ahubwo abafasha gutakaza igihe. Gute wabonye amafaranga y'umurengera, amasaha wamaraga muri ambiance wishimisha akaba yarabaye umurengera, akaba yarabaye menshi, warayongereye, akaba ariho usigaye unywa cyane, akaba ariho usigaye umara umwanya mwinshi udakora. N'ibibazo hano ugomba gusubiza. Ngo ibi bintu ntabwo dukunda kubitekerezaho, nyamara ngo ni ubugoryi. Koresha amafaranga ugenzura igihe, agufasha kuvugana n'uwo ushaka igihe ushakiye kandi ukamubwira ibyo ushaka, atuma ukora ibintu ushaka. Muri make amafaranga ni ubwisanzure, ubu nibwo bwisanzure bwa nyabwo. Warren Buffett, muramuzi, ni umukire. Miliyari 84 z'amadolari y'Amerika niyo mafaranga atunze uyu mugabo. Ni akayabo, nyamara asaga miliyari 84 n'ibice 2. Ubwo urumva hasigaye ibice 3 byonyine. Ayo yose 88 n'ibice 2 yayakoreye kuva igihe yatangiriye gukora mpaka agize imyaka 50. Ibice 3 mu myaka 50 ishize nibyo yari afite. Iri somo ritwigisha ko byose bizadusaba igihe, nta nzira za bugufi. Ngo inzira za bugufi burya zishe abana b'imbeba. Murabyumva cyane, uwo ni umugani. Ngo burya ubwigenge, kwishyira ukizana, ubu umukire ntabwo bisobanuye ko uzahagarika cyangwa se ntabwo bisobanuye guhagarika gukora akazi. Ubwigenge ngewe mbusobanura nko gukora ahubwo akazi ushaka igihe ushakiye
ugataha igihe ushakiye uva mu kazi kandi ukagakorana n'abo ushaka ukakamaramo igihe ushaka. Igihe cyose bitarabyuzuza ufite byinshi byo gukora. Kuba umukire si ukureka akazi, niyo mpamvu n'abakire ba mbere ku isi wumva uyu munsi babyuka bitaba telefoni z'akazi. Ngo ibyishimo ni ibyavuye, bisobanurwa nk'ibyavuye mu kintu runaka uvanyemo ibyo wari witeze utari unazi neza ko biri bube. Happiness is the result minus expectations. Ngo uriya utunze amafaranga menshi kukurusha nta kindi akurusha uretse uburyo yitwara iyo yabonye, si ubwenge akurusha. Kareka ndetse kugera kuri byinshi mu buzima si bishingira ku bwenge, bishingira ku kubyitwaramo. Dusoza bikaka akantu mu mutwe ngo nutangira gutakaza ububasha bwo kugenzura ibyiyumviro byawe ndetse n'ingeso zawe, uzitegure ko ushobora kuba ikibazo ku bukungu bwawe. Ibyo utunze byose buryo wakwibera nk'ikiza kamere gihambaye kikumaraho ibyo wari utunze byose. Wagafashe mu mutwe? Ndabifuriza kuzagira amafaranga atari amafaranga gusa, ahubwo amafaranga menshi. Muri Tele Montagne Rwanda wakurikira inkuru, ibiganiro kandi n'inama z'ubuzima, kuko twizera ko biri mu bintu dukenera by'ibanze bidufasha kuba muri iyi si itoroshye, tukayibamo tujyana n'ibihe, tujyana n'ibigezweho. Menya byinshi ku bibera mu isi rero ukurikira Tele Montagne Rwanda. Ahagana munsi y'video ahantu handitse ijambo subscribe niho ukanda, ubundi ukajya ubona ibiganiro byacu byose by'ubwenge bya Tele Montagne Rwanda mu buryo bukoroheye. Hano hari n'indi video naguhitiyemo wareba, reba ku kirahuri cyawe turi kurebera iyi video. Reka tuzasubira ubutaha, ndabakunda bya hatari ibyo murabizi, naho ubutaha.